niki wakora kugira ngo wubake icyizere gishya, abantu bongere bakugire icyizere? Wowe tangira ukora ibikorwa bigaragaza yuko wahindutse. Niba wararaga amajoro, tangira ureke kurara amajoro, utahe kare. Niba ari ibintu wavugaga, tangira uhindura amagambo wavugaga. Abantu baratangira bo ubwabo bavuga ngo koko wa muntu yarahindutse. Muraho, twongeye kwishimira kubana namwe kuri iyi platform yacu yakira. Nkuko mubizi, intego yacu ni imwe, ni kugira ngo duhanahane ibitekerezo, dusangire ubumenyi, ngusangize ibyo mfite nawe unsangize ibyo ufite, kugira ngo tubashe kubaho ubuzima twishimye. Nkuko mubizi, iyi si duhura n'ibibazo byinshi cyane n'ibigeragezo byinshi, ariko tuganiriye ukampa ubumenyi bw'uburyo wasohotse mu kibazo runaka, uburyo nakira ikibazo runaka, mu by'ukuri byatuma twese tubaho ubuzima bwiza, ubuzima buzima, kandi ubuzima twishimye, ubuzima ndetse budafite n'ubwoba. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikintu gikomeye cyane, kivuga ngo ni gute wagarura icyizere watakaje. Mu buzima ikintu cya mbere gikomeye ndetse n'igishoro gikomeye ni icyizere. Trust. Ni ikihe cyizere abantu bagufitiye? Icyizere nicyo gishoro cya mbere gishobora kugukura ahantu hasi, ku rwego rwo hasi, aho abantu bose bumvaga yuko usuzuguritse, uri umuntu uciye bugufi, ariko icyizere cyakuzamura kikakugeza ku rundi rwego, abantu bose bagatangara. Kubera iki? Kugirirwa icyizere bituma umuntu aguha amabanga akomeye, ndetse akaguha n'ibyo kugira ngo mugendane, kugira ngo umufashe kugira ngo agere ku ntego ze. Rero hari amakosa mu buzima tuba twarakoze, ugasanga inshuro nyinshi abantu baterewe icyizere. Ugasanga uri umwana w'umukobwa ufite imyaka 15, 16, wabyariye mu rugo, ubyara umwana wa mbere, ubyara umwana wa kabiri, umuryango wose uraguta, ugutakariza icyizere, kubera yuko bahise bagufata nkaho uri indaya, uri mayibobo, uri umunyagasozi. Ariko birashoboka yuko icyo cyizere bagutakarije, icyo cyizere umuryango wawe wagutakarije, wakongera ukagarura icyo cyizere, wakongera ukarema icyo cyizere gishya. Ahubwo bakavuga ngo nta mwana muzima dufite w'ingeso nziza nk'uriya mukobwa wacu Claudine, nta mwana w'ingeso nziza nk'uriya mwana wacu Chantal, nta mwana w'ingeso nziza dufite nk'uriya musore Jean Claude. Ibyo ngibyo birashoboka yuko wakongera ukubaka icyizere gishyashya, to rebuild your trust. Abantu bakongera bakakwizera. Birashoboka yuko wari umukristo usenga, abantu bose bavuga kuri inyangamugayo, ariko uza kugira gutya urangije ugwa mu cyaha cyangwa se ugwa mu makosa runaka. Abantu bose bagutakariza icyizere, baravuga ati uriya ni umupagani, uriya byaramunaniye. Birashoboka yuko ibyo waba warakoze ibyo ari byo byose wakongera ukarema muri iyo sosiyete, ukarema icyizere gishyashya, abantu bakabona yuko uri umuntu mushyashya utandukanye na wa wundi wa kera. Abantu bose bakavuga turiya muntu ese byagenze gute, uriya muntu ni umupagani. Rimwe na rimwe nko mu bantu b'abakristo hari igihe kinagera ukumva ngo baramutenze, ngo baramwirukanye mu rusengero. Birashoboka ko baba baranakwirukanye, ariko Imana ntabwo yakwirukanye, Imana iracyagukunda. Rero ntabwo bivuze yuko utakongera ngo ugire icyizere, abantu bongere bakugirire icyizere, wongere ukireme bushyashya. Hari abandi ugasanga wakoze amakosa akomeye, ugasanga tuvuge wavuze nabi igihugu cyawe, cyangwa se ufite ibikorwa bibi cyane
bibangamira igihugu, bibangamira abantu, bibangamira umutekano w'abantu. Birashoboka yuko icyo cyizere watakaje uramutse uhindutse ukihana ukabivamo, birashoboka yuko icyo cyizere watakaje wakongera ukagirirwa icyizere. Dufite ingero nyinshi z'abantu bari baratakarijwe icyizere ariko hakagera igihe kubera ko bisubiyeho cya cyizere bakongera bakakigirirwa. Yaba ari muri famiye, yaba ari muri quartier yawe, yaba ari mu gihugu cyawe, yaba ari mu rusengero, wakongera ukagirirwa icyizere. Rero ntucike intege, ntutekereze ngo ngewe ngo byararangiye ngo abantu bose bambara nk'igicibwa. Nta muntu kubara nk'igicibwa, kubera yuko igihe icyo ari cyo cyose wisubiyeho urongera abantu bakakugira icyizere. Noneho ubu rero wakwibaza uti niki nakora kugira ngo nubake icyizere gishya? Niki wakora kugira ngo wubake icyizere gishya, abantu bongere bakugira icyizere? Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo ugire wongere wubake icyizere gishya ni ukwemera icyaha wakoze. Kwemera icyaha wakoze, ukavuga ati ibi narabikoze, cyagiye narabatukishije babyeyi, igihe mpinduka umusinzi ngahinduka umusambanyi nkabyarira mu rugo nabakojeje isoni, igihe nishingira nabakojeje isoni, ariko ndabyemeye, ndabasabye imbabazi. Ndemera yuko nakoze amakosa, ndemera yuko navuze aya magambo mabi, ndemera yuko nakoze ibi n'ibi, ariko ndabasabye imbabazi. Muryango ukemera ugaca bugufi ugasaba imbabazi, iyo ni intambwe ya mbere. Ntabwo bivuze yuko numara kubasaba imbabazi ako kanya uzahita ubabarirwa, ntabwo ariko bimeze. Numara kubasaba imbabazi, iyo ni intambwe ya mbere. Harakurikiraho iki? Harakurikiraho intambwe ya kabiri yo kugaragaza ibikorwa bisobanura imbabazi wasabye. Iyo ni intambwe ya kabiri, kugaragaza ibikorwa bisobanura yuko imbabazi wasabye wazisabye ubikuye ku mutima kandi koko wahindutse. Icyo rero ni ikintu gikomeye cyane, ni etape ikomeye cyane, kuko ntabwo buri gihe abantu bari buze guhita bavuga ngo koko yarahindutse. Haraza abantu batangira kugutera amabuye, bavuga ati uriya icecekere nirwica ruhoze, uriya uzabubona yasabye imbabazi kugira ngo akunde aze mu muryango gusa. Ariko wowe tangira ukora ibikorwa bigaragaza yuko wahindutse. Niba wararaga amajoro, tangira ureke kurara amajoro utahe kare. Niba ari ibintu wavugaga, tangira uhindura amagambo wavugaga. Abantu baratangira bo ubwabo bavuga ngo koko wa muntu yarahindutse, kubera ko watangiye gukora ibikorwa bigaragaza za mbabazi zawe wasabye. Icya gatatu ugomba gukora ni ugukora icyo nakwita ibikorwa bihoraho bigaragaza yuko bya bintu wakoraga wabivuyemo. Ugakora nk'icyo nakwita igenamigambi, ukavuga ngo niba ari ikosa runaka, niba ari ingeso runaka nari nsanzwe mfite, iyi niyo migambi yanjye nafashe yo kugira ngo icyizere cyanjye nongere nkigarurirwe muri sosiyete. Ibyo bintu bitatu nubikora, ugasaba imbabazi ubikuye ku mutima, ugakora ibikorwa bisobanura za mbabazi wasabwe, warangiza ugakora igenamigambi y'ibikorwa ugomba gukora bisobanura yuko koko wahindutse, ndagira ngo nkubwire ngo cya cyizere cyawe uzongera ukigarurirwe, kubera yuko wasabye imbabazi, ukora ibikorwa, ukora igenamigambi rigaragaza neza yuko koko wahindutse. Ikindi cya nyuma ngira ngo ndangirize ugomba kwirinda mu gihe urimo urashaka kugira ngo wongere ugarurirwe icyizere, wubake icyizere gishya, ugomba kwirinda kwisobanura no kwihutisha izi ntambwe. Mwajye mubona abantu benshi cyane ugasanga barakuvuze bikomeye cyane, bavuze ko uri umuntu mubi. Ntabwo ugomba kwisobanura,
ntabwo ugomba kujya kuri kamera, ntabwo ugomba kujya mu maradiyo, ntabwo ugomba kujya mu mateleviziyo ngo uvuge ngo narahindutse. Ntabwo ugomba kwisobanura. Wowe ugomba gukora ibikorwa ukareka kwisobanura, ahubwo imirimo yawe ikisobanura, bikamenyekana yuko koko wahindutse, abantu bakongera bakakugirira icyizere. Ikindi gikomeye kijyanye no kwisobanura, ntabwo bivuze ngo mu kwezi kumwe abantu barongera bakugirira icyizere. Bishobora gufata umwaka, bishobora gufata imyaka 2, bishobora gufata imyaka 3 kugira ngo abantu bavuge ngo uyu ni umuntu twaha inshingano zikomeye nk'umuryango, ni umuntu twaha inshingano zikomeye nk'igihugu, ni umuntu twaha inshingano zikomeye nko muri sosiyete. Kubera iki? Kubera yuko birasaba yuko babanza bakakugenzura, bakamenya yuko koko wahindutse. Ariko birashoboka yuko icyizere watakarijwe nuramuka usabye imbabazi, warangiza ukongeraho gukora ibikorwa bisobanura yuko wahindutse, ugakora igenamigambi ry'ibikorwa ugiye gukora, nta kabuza icyizere watakarijwe kirongera kigaruke. Hari ijambo nkunda rivuga muri Bibiliya ngo erega haracyari ibyiringiro yuko nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Erega haracyari ibyiringiro yuko nubwo abantu baba baragutereye icyizere, nta cyizere ufite, abantu bose bagufata nk'umujura, birashoboka yuko nubwo wigeze kwiba bakongera bakagufata nk'umuntu utajya wiba, nk'umuntu wabitswe amafaranga, nk'umuntu wabitswe inshingano zikomeye, kubera yuko wasabye imbabazi kandi warahindutse, uhindukana n'ibikorwa. Birashoboka yuko uko bakwitaga mayibobo, uko bakwitaga indaya ku muhanda, birashoboka yuko wahinduka ugasaba imbabazi, abantu bose bakavuga ngo ninde mukobwa wizewe muri iyi quartier twarangira umusore, barangiza bakaranga wowe, nubwo waba ufite abana 3, nubwo waba ufite abana 4. Birashoboka yuko wakongera ukubaka icyizere gishyashya kandi abantu bose bakakubona nk'umuntu w'intangarugero. Birashoboka nubwo abantu bose bagusekaga, birashoboka yuko bakongera bakavuga ngo koko wa muntu warahindutse. Turagushimiye ko wakurikiye kino kiganiro, tukwifurije yuko ugiye kongera kurema icyizere gishyashya, icyizere cyawe cyari cyaratakaye yuko kigiye kongera kugaruka. Abantu bose bakaza bagusanga, bakaza bakugana, umuryango wawe ukumva ni wowe bakeneye ijambo ryawe ryo kugira ngo ribahumurize, bakumva niwe bakeneyeho ubufasha, bakumva ni wowe muntu bashaka. Igihugu cyawe kikongera kikavuga ngo ninde muntu twahamagara, ninde muntu twagisha inama, ninde muntu twakorana ibi bikorwa by'iterambere, bakavuga ngo ni wowe. Nubwo icyizere cyawe wari waragitakaje, birashoboka yuko wakongera ukacyubaka mu gihe wasaba imbabazi, warangiza ugakora ibikorwa. Ni ukuri abantu barongera bakwigira icyizere. Mwakoze gukurikira ikiganiro cyacu, nawe ubutaha.